nanone birongeye birabaye kandi nanone muri uyu mugoroba ibintu birongeye bisubiye irudubi iduha muri Katari ibintu bibaye byanze ibiganiro bibaye nk'ibibayemo akavuyo tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ese noneho kuri ishuro biravugwa ngo iki? Ese noneho biravugwa hehe? Ese ni AFC M23 cyangwa se ni FARDC? Byose ugiye kubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma Kinshasa hagati nubwo bimeze uko Kinshasa naho byacitse byadogereye ibintu byabaye bibi cyane. Ni iminota mike cyane ugiye kugenda usobanukirwa bamwe mu bajenerali bari gushinzwa ko batanze ibice ku bushake by'umwihariko babarizwagamo aho bari bayoboye hose hakigarurwa n'inyeshyamba za M23. Ibi bigiye kubakoraho. Ese Felix Tshisekedi nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabagiye nanone kongera kubakora ahababaza? Ibi ni ibiki? Mugiye kugenda byose mubyumva neza cyane gatanu kwa genzi kako. Wahageze ni kuri Ruhuka Impa News, ahangaha niwo wonyine uzajya ubasha kugenda nyine ukura amakuru ku buryo bwiza kandi bwizewe nyaboneka. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ugiye kugenda wumva yose nyine ubyumwihariko uri buyasange hano. Amakuru akomeye ari kuvugwa muri Uvira rwagati nanone harongeye habayeho igisa n'imirwano muri amasaha mugoroba. Tugiye kubabwira uko bigenze. Ese zino nyeshyamba za M23 ahantu ziraza kubasha kuhikura noneho kwishuro ko ibintu navuga ko mu ryomwe cyangwa se ubundi bitameze neza habe na gatoya? Byose ugiye kubyumva neza cyane neza. Na makuru akomeye cyane nyine ngiye kugenda nkugezaho. Hanyuma itangazo rikomeye cyane nanone ryongeye kujya hanze n'ubundi rishyizweho cyangwa se ritangajwe na leta Kinshasa. Ni rimwe muri kubiye n'ubundi mu byari bigiye kuganirwaho n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, FARDC ndetse ni FDNB ndetse n'uyu mutwe w'inyeshyamba M23 aho bari bagiye kuganira ku bijyanye n'ubundi n'urugamba rukomeye cyane ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko hakaba habayeho nyine ibintu bituma ibiganiro bisa nkaho biba bihagaze, ariko ntago bihagaze, birakomeje. Ariko igihari nuko bari gusa nk'abaryaryana. Byose rero ugiye kubyumva. So hanyuma rero ndagusaba ngo ureba hasi handitse subscribe ube wankandiraho kugira ngo tujye dukomezanya n'andi makuru agiye atandukanye. Ni ku muryango mugari wa Ruhuka Impa News tuzajya tugenda nyine tubana umunsi ku munsi ku makuru n'ubundi ajyanye n'urugamba rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So nyemerere twinjire hanyuma n'iminota mike cyane kugira ngo nyine umenye uko situation ziraye muri amasaha y'umugoroba, umenye uko urugamba ruhagaze. Inyeshyamba za M23 ziriwe mu rugamba rukomeye cyane aho ziriwe zihangana n'ibitero bya drone byaturukaga neza muri za Kisangani, zagabaga ibitero ahantu bitazanzibira hano muri za territoire n'ubundi hano za Kanyora neza ni hano muri territoire ya Shabunda ahagabwaga ibitero bikomeye cyane n'ubundi n'ihorero rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Anga rero bakaba barwanye ku buryo bukomeye cyane. Ibitero karundura birongeye birabaye, ariko n'ubundi ibitero bibayeho abisize n'ubundi nyeshyamba za M23 zibaye nk'izigarura utundi duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nanone ibaye itsinzi ikomeye cyane n'ubundi kuri izi nyeshyamba za M23, dore ko ziriwe zihangana n'izo drone, ariko izo drone n'ubundi zikaba zibashije kugira gute gukubitwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi zikaba zikubiswe ruhenu cyangwa se zikubiswe zihuse cyane mu minota mike cyane. Ibintu bikaba bimaze kugira gute gusa nkaho bihindura isura nyaboneka. Ibi bintu rero byakomeje kugenda bigira gute bikomera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru aragira tutingwa iki rero? Amakuru ari guturuka hano neza muri za Shabunda. Amakuru aravuga ko ibi bitero bibayeho bigabwe kuzasarambwe ari ibitero bibaye nk'ibitunguranye, ariko bigasiga n'ubundi M23 aka gace kanzibira ndetse n'aka Kanyora n'ubundi bagize gute bakagumyemo nta gihindutse. Rero izi nyeshyamba za M23 muraza kuza kwibonera ibintu bidasanzwe n'ubundi bigiye kubera hano kuri notere y'urugamba. Ese M23 iraza kongera ikubitira areba inzega FARDC ndetse na FDNB? Byose rero uraza kukurikira neza cyane kugira ngo utaza gucikwa ngiye kubikubwira. Uru rugamba kandi si ubwa mbere rubaye rubereye hano muri Zanzibira, rumaze iminsi ruba ndetse n'intwaro zikomeye cyane zimaze iminsi zihajyanwa, ariko izi ntwaro
zimaze iminsi zijyanwa hano muri za Kanyora ndetse na Zanzibira, hano by'umwihariko muri teritwari ya Shabunda. Amwe mu makuru mbasha gukurura mvana muri zira axe avuga ko abasirikare b'inyeshyamba za M23 babarizwa muri zirace bamaze iminsi nabo ngo bakora operation z'umujinya zihambaye cyane ngo zo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri FARDC, ngo mbese ngo bisa nkaho bari kwihorera abo basirikare ba FARDC ngo kubera ko bamaze gutakaza abasirikare batari bakeya cyane. Ibi ngibi rero navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi iri huriro Alliance Fleuve Congo riri kugenda rihangana na FDNB bisa nkaho ari kwihorera wana mungani. Ahubwo reka dukurikire turebe neza cyane uru rugamba, nge ndi kureba nkabona rwamaze gufata indi ntera. Ese izi nyeshyamba za M23 bibaye nta gihindutse ntibishobora kuza guhindura isura, ibintu bikaza kuba bibi cyane. Dore ko bari no mu biganiro bari kuganira ku kijyanye no kuba banarikura n'ingabo cyangwa se na bamwe mu bafunzwe bazira AFC M23 harimo n'abakada babo bafungiwe hariya muri gereza ya Ndoro ndetse n'andi agiye atandukanye hariya muri Kinshasa bafunze. Abasirikare basanga hafi 700 cyangwa se abafunzwe bose hamwe bangana na 700. Aba bose bafunzwe rero bazira M23. Ese FARDC iraza kubarekura cyangwa ntibari bo barekure na mayeri n'ubundi? Byose rero ubikurikire neza cyane ntuze gucikwa. Ngiye Pacifique yo nagafashemo buriya mujye mumenya kagaho gahuye n'iki n'umunyutsi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru aragira tutingwiki rero, amakuru ari kungeraho akomeye cyane nuko nubundi inyeshyamba za 23 zikoze akandi kazi gakomeye cyane cyane, ariko cyane nimvuga ngo cyane munyumve neza cyane, nakazi gakomeye by'umwihariko ku rugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikomeje kugenda bigaragara yuko itsinzi ikomeje kujya ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 nubwo ziri guhangana n'igisirikare cy'u Burundi, FDNB, FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse na za Maimai Kifafwa ndetse na Maimai n'ubundi zino ziyobowe na William Yakutumba, zino za biro zibishambuke aho bakomeje kugenda barwana mu ma axe agiye atandukanye. Ariko kuri yishuro ndababwiza ukuri shuti bakunzi baruhuka ubundi. Anga rero ndababwira yuko uru rugamba rumaze umwanya utari mutoya, umwanya munini ruri kuba n'umundi ruri guhanganamo M23 ndetse na FARDC, bakaba bamaze iminsi bakubitana ku rwego rwo hejuru cyane. Sinzi ngo biraza kuba bigenda bite, ari kamwe mu makuru nabizeza cyangwa se nababwira nuko ibintu nubwo bikomeje kugenda bifata indi ntera, izi nyeshyamba za 23 zo zisa nkaho ziteguriye urugamba n'ubundi ruhambaye cyane. Ibi ngibi bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Sasa ngira ngo mubyumve neza cyane ko rero nubwo biba bikomeje kugenda bigaragara nk'ibitoroshye, ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bisa n'ibyoroshye. Nyaboneka izi nyeshyamba za 23 ziri mu kazi nibyo, ariko nazo baba bakomeje kugenda nyine bazikora ahababaza. Ariko uko byagenda uko ariko kose nkuko tubizi tunabimenyereye, n'ubundi izi nyeshyamba za 23 zishobora kuza kugira gute kuza gutsinda. Nyaboneka hanyuma ndagira ngo dukomeze n'andi makuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ngo iki rero? Amakuru y'ibitero karundura, amakuru ari kungeraho by'umwihariko agaruka ku mirwano ibera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko nanone izi nyeshyamba za 23 zongeye gukora ahababaza no ku gitero gikomeye cyane cyangwa se igitero karundura kibereye hano neza hano muri Kiriba. Hano muri Kiriba amakuru mfite nuko muri uyu mugoroba nanone habaye nk'abera ibitero, ariko ibi bitero bikaba byari bigabwe ngo na coalition ngo yari izamutse ngo ishaka gutungura izi nyeshyamba za 23, ariko bikarangira bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ahangaha rero bakaba bakomeje kugenda nyine bahura n'ibibazo nabo ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari ibibazo bitagize gute bitoroshye habe n'akana gatoya. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Izi nyeshyamba za 23 neza zibaye nk'izitunguwe n'igitero, ariko iki gitero cyari kizamutse gifite gahunda yo kubirukana. Iki gitero kikaba kigize gute kirangiye gisa nkaho gipfuye ubusa, ahubwo
nanone aka gace kakaguma mu maboko y'inyeshyamba za M23. Sasa ibi bintu bikomeje kugenda bigira gute abifata indi ntera cyangwa se bijya ku rundi rwego. Ibyo bintu rero ndagira ngo tubyumvikaneho neza cyane, ubundi dukomeze n'andi makuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara neza ko ibintu bitoroshye abe na gatoya. Hanyuma rero n'andi makuru akomeye by'umwihariko ajyanye n'uru rugamba ruri kuba, ndagira ngo mbabwire neza ko ibintu bitoroshye abe na gatoya. Ndagira ngo mbabwire yuko abibaye nta gihindutse izi nyeshyamba za M23 ziri gukora akazi gakomeye cyane ku bijyanye n'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ahangaha rero nahitwa Ruvungi ndetse n'ahitwa Bwegera, naho haberemo urugamba rukomeye cyane muri amasaha y'umugoroba. Ariko uru rugamba ntago rubereye Ruvungi gusa, kuko na epfo ya Ruvungi bisa nkaho ngo habayeho gusubiranamo kwa coalition ngo za Wazalendo, ngo ndetse bagasubiranamo n'igisirikare cy'u Burundi bakaba nk'abarwana. Ariko iyi mirwano ntimara umwanya munini ngo kubera ko abahise baho gisa n'ibiganiro bibahuje ngo bakaba biyunze, ariko gahunda yari yo kurwana nabo kuko ngo hari ibyo batumvikanagaho bituma baza kugira gute gusubiranamo. Ibi rero bigaragaza ko coalition batangiye kugira gute gusubiranamo, ibintu bishobora kuza kugira gute kuza guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru ari kungeraho, ndagira ngo tute tunyarukiridoha mu biganiro. Andi makuru ari kungeraho, abandi basirikare bashyashya bari bamaze iminsi bazanywe hano muri Uvira, gahunda na operation bari barashinzwe ari ukuza kwirukana inyeshyamba za M23, ngo nyuma yo kumenya amakuru biri kuba kuri bagenzi babo ngo bongeye gusubira inyuma, ngo basubiye inyuma, ngo basa n'abongera gufata ubwato berekeza hara muri za Tanganyika, hara mu ntara nyine ya Tanganyika, za Karimitse za Kindu. Ahangaha rero ngo bakaba basubiye inyuma ngo kubera ubwoba bwishi bagize ngo bw'abasirikare b'u Burundi babonaga bari kugaruka bayisubira inyuma nyine birukanka ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi bintu ndababwiza ukuri ko bitoroshye, byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nyaboneka ntago biza kugira gute kuza koroha. Ariko andi makuru mfite akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko abasirikare nubwo basubiye inyuma ngo hubwo yari indi gahunda cyangwa se yari indi operation yari yateguwe kugira ngo bajijishe inyeshyamba za M23. Nibamara kubazijisha babajijishe nyine ibintu bise nk'ibiza kuba bitoroshye, hanyuma bano barwanya M23 ngo birare bahite binjira mu rugamba. Nibamara kwinjira mu rugamba baze guhura n'uruva gusenya, baze gukubitwa nyine n'inyeshyamba na bano Wazalendo ba Maimai, Kifafwa ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Hanyuma nanone ibindi bibazo bikomeye cyane ndi kubona ngo muri Goma harongeye havumbutse ikintu kidasanzwe, ahandi nanone havumbutse ikindi kintu kidasanzwe. Nahangaha muri zino axe ngiye kubabwira ukuntu zifashe by'umwihariko naho bigeze biri kuba ngayo nguko. Rero muri Goma nanone ngo harongeye havugiyemo isasu, byo wenda ndaje mbigarukeho mu kanya n'amakuru nari nsomye ahantu. Ariko icyo nababwira cyo ngo situation muri Bukavu ntago imeze neza habe na gatoya, ngo ibitero bikomeje kugenda bihagaragara umunsi ku munsi, ngo nta munsi wira nta sasu ryumvikanyemo. Ariko ibyo ni bisanzwe kuko na Bukavu byagiye gukemuka, na Priton hano na muri Goma byagiye gukemuka, hamaze iminsi haberamo urugamba rukomeye cyane. Ibintu rero nubwo bikomeje kugenda bifata indi ntera, ariko icyo nababwira cyo nubwo bimeze nk'ibitoroshye, ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibintu bishobora kuza kugira gute kuza koroha nyaboneka. Ubwo rero ndabasaba kubana nanjye kugira ngo mutaza kujya mucikwa akantu na kamwe, ukande kuri subscribe kugira ngo no igihe tushyizeho amakuru cyangwa se turi ku kiganiro ujye uba umwe mu bambere n'ubundi bagira gute bayabonera ku gihe. Hanyuma amakuru rero ari kungeraho aravuga ngo iki? Amakuru ari kungeraho by'umwihariko y'urugamba ruri kuba, nuko nanone akandi kazi gakomeye cyane kongeye gukorwa n'inyeshyamba za M23. Ibi rero bikaba bibaye indi tsinzi ikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23. Sasa ngira ngo uri kunyumva neza cyane 5 inyeshyamba za M23 zongeye gukora kandi kazi gakomeye cyane. Ngira ngo rero murabyumvise. Ahandi hantu habereye mu rugamba ni muri za territoire za Masisi, ariko Masisi nta rugamba rukomeye cyane rwabaye, nahitwa Nyamaboko, nahitwa ahangaha neza neza umanutse werekeza muri za Nyabyondo, ariko warenza ahitwa Mukengwa. Ahangaha rero akaba yagize gute haberamo urugamba rukomeye cyane.
ariko si urugamba rwamaze umwanya, ahubwo bisa nkaho ari M23 yari yapanze plani zayo nyine zo kugira ngo ishakwe umutekano, by'umwihariko irebe ukuntu nyine yakisasira bano barwanyi n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ba Wazalendo bategetswe kujya bakora ibyo bashaka ibyo ari byo byose yari muri iriya teritwari ya Masisi. Urumva ko bitoroshye. Hanyuma ndagira ngo twite twinjira neza muri uno mujyi wa Walikale nk'uko mubibona n'amaso yanyu, tubanze turebere hamwe M23 ni iki iri gupanga. Ese M23 iri gutekereza iki kuri ubu ngubu? Ibintu rero M23 iri gutekereza kuri ubu ngubu bisa nkaho gahunda na operation ari zimwe, arizo kugira gute, arizo gufata uyu mujyi wa Uvira, no gufata umujyi wa Prito, umujyi wa Walikale, no gufata umujyi wa Walikale centre, bakaba bawisubiza cyangwa se bawugumamo. Ariko wareba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ukabona ni ibintu bisa nkaho bigoranye. Ariko amwe mu makuru mfite nuko zimwe mu nyeshyamba za M23 zamaze kwinjira neza hano muri teritwari nkuru n'ubundi ya Walikale. Sasa ngira ngo murumva ko ibintu bitoroshye abe na gatoya. Ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagusaba rero nyaboneka ujye ubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho. Hanyuma muri Gisangani naho hari ubwoba bukomeye cyane ngo isaha ku isaha izi nyeshyamba zishobora kuza kuhinjira mbere yuko zinjira muri Walikale. Reka tukomeze tugende tubirebera hamwe. Uwitwa Tumaru Banga nawe ngaregereje ari hafi ararekereje ategereje ifirimbi. Je nitwa Pacifique niruka Impa News kandi subscribe kuri acu nakagaruka. Bye bye.